ntekereza ko igihe twagereye ahangaha urukundo rwanjye mwararubonye nagenda ugaragaza inshuro nyinshi burya urukundo ntabwo ari amagambo ahubwo urukundo ni ibikorwa umuntu nakubwira ngo ndagukunda akaryo kaburara azaba kubeshya sibyo se umuntu nakubwira ngo ndagukunda akambara akakunyuraho yirata wowe utagira umwenda wambara abagushuka nakubwira ngo ndagukunda akaba ari mu nzu wowe uvirwa utagira ahantu uryama ureka amasafuriya afite ubushobozi abagushuka nashatse rero kugira ngo mu bushobozi bwanjye bukeya hamwe n'abo dukorana umurimo tubereke urukundo dufite twahawe n'Imana data wa twese ntabwo ari urwo twishakamo ahubwo ni urukundo ruri mu mutima data wa twese yaduhaye Yesu yaduhaye aravuga ati mbasigiye urukundo ajya kujya mu ijuru siko yavuze muri Yohana 15 yarabivuze aravuga ngo nuko rero mugume muri nge n'amagambo yanjye agume muri mwe nimuguma mu rukundo icyo muzasaba cyose muzagihabwa ntabwo turi gutanga kubera ubushobozi bwinshi ahubwo turatanga kubera urukundo data yadusigiye kuko hari n'ababufite ndetse hari n'ibindi tutarageraho twakabaye dukora ariko turabazirikana kuko muri abanyarwanda n'abanyarwandakazi Imana ikunda yishimira ikaba yaraduhaye igihugu cyiza kidutoza gukundana nacyo ndabasaba uko duteraniye hano twese ntago ndi muri politike ariko dukomera amashyi nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame wadutoje Yesu ashimwe ndabiga bari arayumva aya mashyi aramugeraho nta munsi n'umwe nzatuza kuvuga ibigwi bye kuko ndi gukora kubera we mbayeho kubera we iyo mbivuze moshoni ziraza uriya mugabo ndamukunda cyane umunsi yageze mu gihugu nabayeho kuva ubwo uwo munsi mpiga umuhigo ndavuga ngo nimbaho koko nkagira ubuzima kuko nari nkiri umwana ndavuga ngo ninkura nkagira ubuzima nkatera imbere nkagira amafaranga nzafasha abandi bantu niyo mpamvu mpora mbikora kandi nzahora mbikora Imana imuhe umugisha perezida yadutoje neza muri iki gihugu mureke dukundane nanjye ndi kubikora ubu ngubu nshobora kuzaba ntazagumya gutura aha ariko muzabitoza abana bagumye bakundane nk'abanyarwanda ndabikora mu izina ry'Imana kuko ndi umukozi w'Imana ariko nkabikora no mu izina ry'umuco nyarwanda twatoje utagira urukundo burya sinzi ukuntu aba ameze babyeyi mukundane ukunde mugenzi wawe uramutse ufashe akantu kagira gutya ukava amaraso wasanga n'undi ari yava mukundane mugire urukundo umuntu niyambara yifuze ko undi yambara ubushize twakomeje dutanga imiceri dutanga amasabune ariko kenshi buryo mpura n'abantu gutya mba ndeba nubona nkureba ntukagire ngo ndanegurana ahubwo mba ndi kwiga ku kintu nzakora nubona nakwitegereje ntuzavuge ngo pastor ko araneguye uzabwo atari kubanza hari ikintu arebye azakora unansengera avuga uti Imana izamushoboresha nagumye nitegereza rero abagabo uko bagenda mu kazi bagabo tubakomera amashyi muri abagabo nyine muri intwari ndasenga ndavuga ngo Mana uzampa ikintu mpereza aba bagabo murakora pe usanga babyigana bamwe bikoreye amabuye abandi bikoreye imicanga abandi bajya mu kazi n'ibitiyo ndavuga ngo Mana iyimbeho wenda tuzabona imipira tuzabona amakote tuzabona amapantaro bazajye bashyiramo bambare kugira ngo bakomeze akazi ko gushaka ubuzima bw'ingo zabo ndabashimira ko mudatuza ko mutaryama murara amajoro kubw'ubuzima bw'imiryango yanyu Imana ibaho umugisha cyane ngira amahirwe rero hari umufatanyabikorwa dukorana ahangaha umurimo mu itorero ariko simvuga hano mu rugo iwanjye kenshi barabizi ko umuhamagaro wanjye ni ugutanga
reka mbasetsa akantu kandi muraza guseka. Umuntu udafite uwo muhamagaro yavuga ati umuntu ni nk'ikigoryi cyangwa se ni umusazi. Ushobora kuba afite ibihumbi 5 ayatanga yose, noneho narangiza nkagenda n'ibirenge. Ni ukuri ni ubusazi. Nshobora kuba mfite umuceri hano mu nzu, nagera mu nzu umutima ukandya, nkafata uwo muceri nkagenda mpereza abantu umuceri ukabushizemo, narangiza nkibaza ntako ibi bintu nkoze ndaza kurya iki. Ariko mu kanya gato kubera ko ari Imana nakoreye, nkabona nanone Imana ishyizeho wa muceri. Ndagira ngo mbabwire ngo gutanga ntago ari ubukire, gutanga ni umutima, kandi wa mutima utanga nawo utuma Imana igira gute ikongerera ibyo utanga. Hanyuma rero bagabo bari hano n'abasore twabatekerejeho n'uwo mufatanyabikorwa bamwita Emma, dukorana umurimo hano. Ejo bundi aho ngaho abayobozi bakorana nayo baramubwira ati ariko turifuza gutanga imyenda, bakora baba hanze wakaba mu Rwanda ariko agakorana nabo. Turifuza gutanga imyenda, hanyuma wayiduhera abantu bahe. Ahubwo ati nanjye mfite itorero, hari umushumba dukorana muri uyu muhamagaro, reka mushyire iyo myenda. Ndatekereza ejo nibwo nabibwiye mugenzi, mubwira ko imyenda yageze ku kibuga cy'indege, hariho ukuntu babanza kuyitera imiti, muhumure no kuyambara nta bibazo biri bubonekemo, yatewe imiti. Ariko birasaba nanone kugira ngo mbere yuko wambara ubanze ukarabe, hanyuma nawo ubanze ubufure. Ni bwa buzima bwo kwirinda nanone bw'isuku n'isukura nkuko babitwigishije muri kandagira ukarabe, si byo se? So hanyuma Imana ibaha umugisha. Rero ikindi gikorwa natekereje ni igikorwa cy'abana banyu, ndavuga barereye hano hariya irerero dufite rya Izere Yesu. Bariya abana mu by'ukuri ni abana bafite ubwenge. Mu kanya turaza guha tica wabo nawe, reka tumushimire, ari hano. Ababyeyi turereye hano dukoma amashyi ku bwa tica. Aba bana rwose njya mbageraho nkaganira nabo, nkumva bafite ubwenge, nkumva bamaze kumenya indimi. Mu by'ukuri ni abana basobanutse kuko tica araza kubisobanura amanota bagiye bagira. So byanteye rero kumva muri njyewe ngize ishyaka, ndavuga ngo aba bana mu gihe bazaba bari muri vakansi, reka tubaha amakayi. Aya makayi ababyeyi bazajya bayakoresha uwo mwaka, kugira ngo nibagarura ya masomo tuzarebe neza ko ayo makayi koko mwakurikiranye, abo bana bakaba batarigeze badindira. Twateguye amakayi rero, dutegura n'amakaramu, kandi tubona ko nanone abana bacu nk'uko twabatozaga isuku bazakomeza bagira isuku muri vakansi. Twifuje kubaha isabune kugira ngo ababyeyi bizabafashe. Ndabizi ko harimo abatazibura, ariko nta muntu wanga inyuganizi. So turabaha isabune rero abana bacu, tubahe n'amakaramu n'amabike n'amakayi. Murakoze. Ndumva twatangirira ku gikorwa cy'abana. Tica urahari, ariko watwerekaho nk'utuntu tumwe mwaba mwarize, wenda umunyamakuru akagira ibyo atubaza, cyangwa se n'undi waba ari aha ngaha yababaza. Dufitemo abana ndabizi b'abanyabwenge, nubwo bose ari abanyabwenge. Abana come on, come here, yes, come here. Ndabona hari abatari kubyumva ariko baracyava mu ntebe, mutebuke cyane. One class. One teacher. Let us tell a story. Story. A daddy has a cow. A big cow. Cow says moo. Story. A daddy
the sheep. Sheep says, Mama. Thank you so much. May God bless you. Clap for you. Thank you. Let us continue about singing. Are you able to sing? Are we together? Yes. Let us sing Johnny John. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling rice, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Close your mouth, ho, ho, ho. Thank you so much. May God bless you. Thank you, baby. I think I finish my baby are finished. Abana banje bashoje kuririmba no kuduha story yacu mubakomera amashyi. Wakoze cyane. Kandi abana ni inshuti za Yesu. Mudufashe rero aya makayi tubahaye nayo kugira ngo muri vakansi bagiyemo mubakoreshe wo mwaka nubwo muzifashe ejo muzazohereza teacher atangira abaho mwaka kugira ngo mukurikirane aba bana. Hanyuma nibagaruka gutangira muzerekana ibyo bize. Sibyo? Murinda abana guca amakayi kuko umwana yaciye ikayi ntago amenya agaciro k'ishuri. Yego. Nduba atari ngombwa guhamagara kuko turabafite. Hanyuma umwana wafashe ikayi avuga ngo iki? Thank you. Thank you. Yes. Yes. Thank you too. Thank you. Thank you too. Thank you, baby. Thank you. Okay. What behind? Murabona ko abana bacu biga neza bagiye bitinya ugasanga barumva amakuru atariyo. Mu by'ukuri twakira abana bose bihereye ku myaka bafite. Ntago hano higa abana bafite ubushobozi gusa n'abatabufite baraza tukabakira n'ababubuze tukavugana nabo tukamenya ibyo kubafasha. Sibyo? Iyo bafite ubushobozi ni byiza ariko utabufite niko banywa igikoma saa yine, barya umugati, barya imbuto. Mu by'ukuri Imana idufashe kugira ngo tubikomeze kandi murabizi ko abana bameze neza nta kibazo. Mukomeze mubakurikirane rero kibazaje barasubiye inyuma. Reka tubahe n'amasabune kugira ngo muzabafashe gukura. Ni binini bikaramu. Hari umubyeyi wasigaye. Turacyahereza abana ba ahite ahagarara uruhande rumwe nibyo byiza. Tica kamuzuza uruhande rumwe. N'ibisabune n'ikayi n'ikaramu.
afashe nashyira umubyeyi we hanyuma ikundi yawe iri he akire wowe urarangara ni hano bafashe abishyira mama we wiwe wafashe wowe aradusomera urutonde hanyuma imyenda irahari kugira ngo iyi myenda tuyibahereze murakoze mudufashe rero ahantu hari urusengero natwe tugomba kwiga turajya duhamagara umuntu umwe icyo baguhaye uhita ugenda usubira mu mwanya wawe Abine hagarara hano urajya uhamagara umuntu umwe n'uhamagaye haguruka Urabona ntabona ariko kwenda kubera message hagarara gutya ongemo hagarara hariya genda hariya baguhere hariya uko yegere nta kibazo Imana bazakura nemeye Somo ndimwe genda wicara hano Daniel yavuyeho Ushishi Celeste umugore ni ari hano arahari amugore ushobora no kuba ufite umwana wiga si impano se bo ndabakuranye Jean Claude Roger bayavuge Eric mujya muhita muhaguruka kandi mushyiramo akabaro Usizana Eric usizana Eric kadabu Mwese uko usizana ntawe hari Arehe Eric avuyeho Nkundwe n'Imana Jean Damascene